ukajyana kwa muganga nkajya ngira ngo byibura baragashyiramo ibintu bigakuremo wenda ibintu byakagiye mu mutwe ngiye kubona mbona bakambitsa amashashi n'ibiki byose ndavuga nuko nakunda uze kwihangana baragiye gusa hari umugabo w'imfura nabonye yagiye kubona mbona tumuzaniye umurambo haratwakira tugaruka guhiga abandi turahiga turababura mu gitondo cya kare sinaryamye nabyutse ngenda mu gihe nkigera mu gishanga ngiye kubona mbona n'akandi barakanzaniye ndavuga ati aba bana koko nayo mu ijuru ndababuze birarangira nyine ariko mu by'ukuri nimba hari ikintu cyambabaje abana bari abana bambabaje bari abanjye bazaga bagakinira aha nubwo mba hari ahirya ariko hano niho mu rugo yego uze kwihangana nyirakuru namufataga nka mama bivuze ngo yego namubwiraga ati wowe mu bantu nabura nago bibaho ko nakubura yangiraga inama yamfashaga mu buryo bwose bubaho ariko nimba hari ikintu nabuze abana banjye mu buzima ariko nahise nge umutima ukubitaho ndavuga intu wene Solange n'ababana yego niyo mpamvu umutima wanjye wahise ukubitaho bitaniruka gutyo muri iyo mvura nsanga n'ubundi byarangiye wese uzamuka kwa Solange aya matafari naye y'inzu ye aya ngaha duhagaze ibi byose ubwo rero ngo abuzukuru bari muri saro umubyeyi ari mu cyumba ari kumwe n'undi mugabo nawe waje kugana yego ubwo ngo bagiye kumva bumva ibintu birimo biramanuka byinshi cyane birakubita bihitana inzu bagiye kubona inzira agiye umubyeyi bamusanze hepfo umuhungu nawe bamusanga hepfo inkangu yabatwaye bari hepfo cyane yego ubwo turajagajaga imvura ihitutse imvura yahise masanga imvura yahise nko mu masaa 10 gutyo z'umugoroba tubona abantu bati umubyeyi aragiye runaka yagiye bamusanze hepfo bahita bamujyana kwa muganga bati none yari ari kumwe n'abuzukuru babiri n'umwana w'umuhungu dusanga yafashe ku giti arimo aratabaza nawe bamukuramo umwana w'umuhungu we yari ari mu kigero cy'imyaka ingahe ni umugabo wowe wari wugama ni umugabo ubyaye nka rimwe yego yari inkangu iteye ubwoba kuko yajeyo ifata inzu yego yose urabona uko inzu imeze itwarana n'ibirimo byose n'abantu n'ibintu kuva muri cyaziye rimwe azara amazi yakoze urukuta yego azahita aterura ahita ajyana byose nta kintu kimwe gisigaye kirita agafondasiyo no kurabona ko hameze nka kaburimbo yateruriye rimwe ntago ari amazi yaje anyenyereza oya yaziye rimwe kubitinza ahita ajyana ni urumvikana ko n'amazi yaje ari menshi ese mu misozi ndagira ngo umbwire mu misozi yahangana imisozi iteye ite kugira ngo habe haturuka amazi nkayo ngayo urumva ko yari amazi menshi cyane aze ibe yajyana inzu yose urabona ni imisozi guhera ruguru aha ni mu kagari ka Rusave hari akagari ka Bunyetongo ruguru yose ni ibintu by'imisozi genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire inzozi zibaye impamo miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha gana Marshal Real Estate nona yes reka nkusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu bigenda bitandukanye wowe uri mu majyepfo nizere ko umeze neza ndetse nawe uri mu majyaruguru wowe uri burasirazuba nawe uri burengerazuba tutibagiwe wowe uri hagati mu mujyi wa Kigali ndetse wowe uri muri Afrika muri rusange ndetse tutibagiwe wowe uri mu ntara yacu ya gatandatu y'aba diaspora muri rusange uyu munsi tukaba turi ahangaha mu ntara y'Iburasirazuba turi ku isaha y'isa 8:40
45 tariki ni 17 z'ukwezi kwa 10. Uyu munsi tukaba twaje ahangaha twaje gukora inkuru ibabaje cyane, ni mu mudugudu wa Rwinyana akagari ka Rusave umurenge wa Murama mu karere ko na karere ka Kayonza. Habereye ejo ku munsi w'ejo ku itariki 16 haguye imvura nyinshi cyane, ngire ngo ahangaha mpagaze muri kubireba ko yaba amazi aracyamanuka ari menshi cyane, yaba amasina ngire ngo muragenda mubibona. Wowe rero wakanze subscribe kuri Urugendo Online TV ndetse na Inside Rwanda Media, ndagira ngo wowe utarakanze sub ukande sub, tuze kubana mw'iyi nkuru y'imvura yaguye ahangaha, ikaba ari imvura yatwaye ibihingwa ndetse iza gutwara n'amazu ahangaha mpagaze. Abantu biravugwa ko abantu 8 bashobora kuba bitabye Imana. Ahangaha mpagaze ni mu rugo kwa Solange Nyirabashumba, wari umumama uri hagati y'imyaka 46 na kugera kuri 48. Yari afite abuzukuru 3 babanaga mu nzu b'abakobwa be, n'abana umwe mu bakobwa be, umwe yari afite umwana umwe, undi akaba yari afite abana 2. Aha niho bari batuye neza, aha ngire ngo muri kuhareba kwino nzu. Ejo ku munsi w'ejo bw'imvura yagwaga hakamanuka inkangu, yaramanutse ngire ngo muri kubireba yaba mu baturanye ahangaha murabona ko amabati amwe bagiye bayasakambura, ibiti byagiye ahangaha. Rero mw'uru rugo kwa Solange Nyirabashumba ubwo yari ari mw'ino nzu ndetse n'umuntu umwe w'umugabo wari uhugamye ku munsi w'ejo n'abo buzukuru be, imvura yaramanutse ndetse n'uyu muvu wose uza kuba wakuraho inzu yose iramanuka ijyana uwo mumama ndetse n'abuzukuru be uko ari 3 n'uwo mugabo wari wahugamye. Abantu baje kujya gushakisha baza gusanga abuzukuru uko ari 3 bose bitabye Imana. Umugabo umwe wari urimo yawe yaramanutse ngo arahagama mu biti, we basanze akiri muzima. N'umumama aka kanya turi gukora ino nkuru tukaba turi kuyikora batubwira ko akiri kwa muganga, ariko abuzukuru be bose uko ari 3 bamaze kwitaba Imana. Reka rero tuze kuganira n'abaturage ahangaha batubwire uko bimeze. Yego tugusanze ahangaha uri umubyeyi, ariko nanone turatangira tukwihanganisha kuko ufite agahinda keshi. Mu magambo uri mbwiye ko bari abana bawe, nafataga nk'abanjye kuko bari abanjye, n'ubundi nabakarabyaga nkabasiga. uze kwihangana akundi. Ubundi ku munsi w'ejo wari wagiye mu rugo? Nje narindi mu rugo, narinda ahantu runaka ko nari mbavuyeho nsize baryamye. Yego. Noneho birangije rero nsiga mbwiye umukecuru ndamubwira ati ngiye ahantu runaka. Araje ambwira ati se uragiye? Ntiyego. Noneho ubwo rero ahantu twari twicaye ndangije mu minota nka 30 y'imvura yarabanjijiragwa ihindamo umuyaga. Yego. Hinzemo umuyaga hazamo n'amahindu. Yego. Hajemo n'amahindu ndareba nyine ubwo sinzi ukuntu umutima wahubutse, nari mfite umwana urigiye. Mama yaramaje kumunsigira. Mbona amazi atangiye kwinjira mu nzu aho twari turi twugamye. Aho mwari mwugamye? Yego. Noneho mpita nsohoka, sinzi ukuntu nasohotse hanze, umukecuru abaje yirukanga ngo muzi byabaye. Ni kwa Solange abantu bose bagiye, nasohotse nirukanga kuko nari ntekereje ko abana mbasize baryamye. Yego. Noneho ubwo rero birangije ndasohoka ngeze haransanga inzu yagiye, najya ndeba gatashya ahantu yokerezaga inyama nkasanga naho bahagiye. Vuga ati ubyanze bikunze babana rwose ntibabajije kurokoka bagiye. Yego. Ubwo rero mpita mfata umwanzuro ndiruka nkajya kureba abanje aho nabasize bandi. Ndagenda nsanga uyu nguyu ni uryamye, undi yagumye ku ishuri nyine, ubwo baramufasha bamusubiza ku ishuri. Yego. Ubwo rero abana ngerageza turanyagirwa turahiga. Hari umugabo nawe wari warohamyemo, namusanze ahagaze hariya hirya. Yego. Arimo nkajya muhamagara nkamubwira ngo Solange ari hehe. Yego. Ntago ndi kukumva.
noneho birangije turamanuka ngezemo hariya yego ngezemo hariya mbona baramujyanye Solange bamutwara ahumeka abana turabahiga. Solange bamubonye nka sangahe? Bamubonye mu masaha ya saa 9 saa 10 gutyo. Saa 9 z'umugoroba. Saa 10 gutyo. Noneho rero turakomeza turahiga mu masaha ya saa 9 n'igice saa 10 nibwo twabonye akana kamwe hariya. Kana nyiga kubita amaso nibutse ukuntu nagahekaga. Wihangane. Agahinda karanyica tukajyana kwa muganga nkajya ngira ngo byibura baragashyiramo ibintu bigakuremo wenda ibintu byakagiye mu mutwe ngiye ko nambona bakambitsa amashashi n'ibiki byose ndavuga nuko nakundi. Uze kwihangana. Baragiye gusa hari umugabo w'imfura nabonye yagiye ko nambona tumuzaniye umurambo haratwakira tugaruka guhiga abandi turahiga turababura. Mu gitondo cya kare sinaryamye nabyutse ngenda. Yego. Mu gihe nkigera mu gishanga ngiye kubona mbona nakandi barakanzaniye. Ndavuga ati abana koko nayo mu ijuru ndababuze birarangira nyine ariko mu by'ukuri nimba hari ikintu cyambabaje abana bari abana bambabaje barabange bazaga bagakinira aha. Nubwo mba hari hirya ariko hano niho mu rugo. Yego uze kwihangana. Bazaga nkabazana nkabakarabya nkabasiga uwo nguwo mutoya nkamuheka nkamukorera buri kimwe cyose kibaho. Namubonaga nk'umwana wanjye nyirakuru namufataga nka mama bivuze ngo yego namubwiraga ati wowe mu bantu nabura nago bibaho ko nakubura yangiraga inama yamfashaga mu buryo bwose bubaho. Ariko nimba hari ikintu nabuze abana banjye mu buzima. Yego nuko byagenze gusa nanjye simbizi. Yego uze kwihangana nkawe nk'umumama wabanaga n'abo bana ndetse wabitagaho umunsi ku wundi ndagira ngo uze kumbwira ko abana banganaga imyaka yabo nkawe babaga impande buri munsi. Abana babiri bari bameze nk'inkurikirane. Yego kuko umwe we yarataranuzuza n'imyaka 3 neza. Hari wari ufitemo nk'ine n'igice. Uwo wundi wa mukuru we yarafitemo nk'ine. Yego wenda nk'igice cyangwa 3 n'igice. Undi wamukurikiraga yego witwa Isimbi yarafite nk'imyaka 2 n'igice hafi 3. Yego uwamukurikiraga nibwo yari yujuje 2. Mu by'ukuri uze kwihangana ntago nabona ukuntu mbivuga. Yego gusa nyine nta kundi byagenda namaje no kwiyakira kuko byamaje no kumvamo nyimara kubabona ari abantu baho ngaho nyine bamaje kuvamo umwuka narangije kwiyakira. Yego nibyo uri kubivuga ubabaye nanye uze kwihangana. Ese ababyeyi babo bana umbwiye ko babaga kwa nyirakuru ubwo barabuzukuru be 3. Ubundi ababyeyi babo bo babagahe kugira ngo baje kubazana kwa nyirakuru bakiri batoya? Babanaga nukuvuga ngo babaga hariya bose. Noneho yahavuye rero umwana amaje gucuka avuga ati noneho ndabona ubuzima ari hatari wajya gushakisha. Yego Gambera aragenda yari umuntu ukunda abana be cyane. Amajije kugenda arambwira ati nyamara ngewe nubwo ngiye kugenda nkavuga ati ko se kuzi gukorera amafaranga wenda ko tuzakorana bubyisi ati rizubura rirebute. Yego Turabona tuzabona aho duca incura ati ngiye kugenda. Uwo ni mama wabo wabiki? Mama w'uwo mwana wundi witwa Isimbi. Yego kuko undi we yakoraga ku bitaro n'ubundi. Noneho birangije arafata arazinga aragenda i Kigali. Ageze i Kigali ntago yahamaze igihe kinini. Yatangiye gutekereza abana biwe ahita agaruka. Yego Amajije kugaruka rero yagiye nk'ejo nkuko yagiye ejo hari kwa Kangahe. No kwa 5 ejo hari kwa 4. Yagiye kwa 3 nimugoro. Kwa 3. Kuwa 4 imvura ihita batwara abana be. Yego mama Isimbi we yagiye kuwa 3. Yagiye kuwa 3 nimugoroba imvura itwara abana biwe kuwa 4. Birambabaza. Yego yarayaje igicuku sinabashe no kugira ikintu kuko buri wese yahuraga zaga nawe kwiyakira byana munaniye sinzi naho ari byibura ngo bimeze bite.
ariko mu buzima yego wagira ngo yaranabasezeraga ntawamenya. nkawe waganiriye na mama Isimbi ubwo yajyaga kujya gushakisha mu mujyi wa Kigali asubiyeyo, nanone wari umubyeyi wabanaga n'abana be ndetse wanabamufashaga igihe icyo ari cyo cyose, urumva ko hari byinshi yakubwiraga yakwizeraga nk'umubyeyi, nanone akagufata nk'umuvandimwe we. Ubundi yamfataga nk'umuvandimwe we, nkamufata nka murumuna wanjye. Nta kintu nakoraga ntamubwiye. Yego. Kugeza ubwo ibintu byose byabaga, nta kintu nakoraga kwanza ntamubwiye, ikindi nta n'ikintu nakoraga uwo mukecuru nawe ntamubwiye. Yego. Kugeza nubwo bangiraga inama mu bintu byose bifatika namukundaga mu buzima bwanjye. Nago nabona ukuntu mbivuga. Uzi kwihangana. Ese mama Isimbi agenda uwo munsi yaganiriye n'abana, urumva ko umwana w'imyaka 4 ndetse n'uw'imyaka 3 w'imyaka 4 ntago ari uwe. Uwiwe uwo w'ine ni uwa mukuru we. Noneho uwo w'ibiri n'igice hafi 3, uwo w'itatu nyine tubyite ko ari 3. Uwo w'itatu ni wewe, n'uwo nguwo ukurikiraho n'uwe. Yego. Zari inkurikirane. Hari amagambo mama Isimbi ashobora kuba araganiye n'abana be agiye gushakisha, urambwiye ngo ashobora kuba yarabasezeraga. Yego. Hari abana batoya ku buryo atagira ikintu ababwira. Ubu se wafata umwana nk'uyu nguyu ukagira icyo umubwira, wafata uyu nguyu amubwira ngo ngiye ahangaha. Bari bato cyane, ntago yagira ikintu ababwira ngo ngiye ahangaha gusa. Gusa wenda ashobora kuba yarabiganiriyeho na nyina, kandi bari abantu biyubashye badakunda kuvuga cyane. Utapfa no kwinjirira mu buzima ngo bikunde. Nubwo nanjye ubwanjye nahagendaga. Yego. Ariko mu buzima busanzwe ntago wapfa kubinjirira mu buzima ngo bikunde umenye icyo banze n'icyo bakunze. Yego. Gusa nyine bitewe n'ubuzima umuntu abarimo, buri wese ababibona bitewe n'ukuntu yajyaga akunda kunyaha kambwira, nanjye nakurikizaga amabwiriza yiwe. Inama yakugiraga. Nkasanga nyine nkakurikiza ibyo ambwiye n'ibyo ndi kubona, nkasanga nyine nawe ubuzima kubibona. Ndabona neza ko yaba bote mwambaye, yaba amapantaro mwambaye, ndetse umuntu wese uri kubareba ngire ngo ni abagabo babiri duhagaranye ahangaha, urabona ko ni abagabo biriwe mu kazi kavunanye, ndetse bafashije yaba ubuyobozi ndetse n'abandi baturage batuye mwino karitsiye kuba bashaka, yaba abantu babuze ndetse n'abagenda banareba, yaba imyaka yagiye igenda ndetse n'ibindi bintu byinshi. Nabonye ko mwino karitsiye hari, bambwiye ko hari stock yabaga ahangaha. Yari stock ari mu kipapa. Stock yari hari. Yari iri mu nzu yanjye. Yari iri mu nzu yawe. Yego. Noneho yari irimo ibigendanye n'ibyo tubura ikoresha, harimo ifumbire. Yego. Harimo imbuto z'ibigori. Ibyo rero nibyo byari byabagamo. Bagukodeshaga n'amafumbire nyine. Haririmo yaba amafumbire yaba ndetse n'ibigori. Ubwo abantu bari kubyumva byari bihagaze nk'agaciro kangahe? Agaciro ko sinakagena ngo nkamenye, kuko sindi umukozi waho. Yego. Byamenwe n'umukozi wahakoraga, ariko nge nzi yuko byari birimo byinshi. Yego. Yari depo. Ndagira ngo tuze kunganira, tuganire ku munsi w'ejo wanyu. Hari ukuba imvura yaraguye ndetse mukabona ko inkangu ishobora kuza kumanuka, ashobora kuza amazi menshi. Mwakoze iki nk'abaturage mutuye mwino karitsiye? Ubundi imvura itangira kugwa, yari imvura yatangiye ubona ko atari imvura nyinshi. Yego. Ari nkeya. Mukanya rero ikomeza kugenda yiyongera. Yego. Ikomeza guhindagurika. Tugira ngo ni bisanzwe nyine nkuko dusanzwe tubona indi mvura bisanzwe. Yego. Ariko byaje guhinduka, ni imvura itaraguye n'igihe kinini. Aje umuyaga hakazamo n'urubura, narwo rukera kurugenda rwangiza ibijyanye n'imyaka. Byabaye ngombwa yuko n'abantu babigendamo, bamwe barapfa, abandi tujya kubashakisha turababura. Uyu munsi rwo twabashije kubona abari basigaye. Muri rwego rero ibyo twagiye dukora byose twifashisha
twari twifashisha ubuyobozi bwa buturi hafi natwe abaturage dutabara bagenzi bacu ariko abagiye nabo tugomba kubafata mu mugongo tukabihanganisha nakuri kuntu byagenda tukabifata uko twabibonye tukabyakira namwe nk'abayobozi b'inzego zo hejuru muzaza mudufashe muturebere mujye n'icyo mwadufashamo. Nari nkiri kubabaza ku munsi w'ejo kuba mwarabonye inkanga imanuka, ese ntago mwigeze mwagira amakenga nk'abantu mutuye ahangaha ndi kubibona ko ni munsi y'umusozi kandi muri kubona ko amazi ashobora kuba ari kuza ari menshi, ntago mwigeze mugira amakenga yo kuvuga ngo yaba abatuye ahegereye aho iyo sura imanukira ndetse naho ngaho hari depo muvuge mutireka dukuremo ibintu cyangwa se abantu bari mu izo nzu tube twabagira inama basohoke mu izo nzu? Mu by'ukuri ngewe ntabwo ejo imvura yaguye ndi hano. Yego. Yaguye ndi mu murenge wa Rwinkwavu kwivurira. Mu buryo rero bwo kugira ngo imvura igwe ari nyinshi ntago nge nabimenye. Bizwi ariko abaturage bemeza yuko duturanye nk'abaturage bemaze yuko imvura itaguye ari nyinshi. Nk'uyu mubyeyi yari ahari inaha niwe mwabaza neza. Yego. Mama ratangira utwibwira tuhagarara neza kugize yego ariko yakundaga abana biwe mu rwego yumvaga yuko yego nta n'umuntu wabamukuraho ngo bikunde. Mama reka tugushimire kandi tukubwire ngo komeza kwihangana kandi ukomere. Ariko nanone turatangira tukwihanganisha nk'umwe mu baturage bahangaha yaba nawe ntago wabuze ibyago wagize kuko turabona ko nahantu habereye inkangwe ikaze, hari n'abaturanye bagenzi bawe baburiyemo ababo, turabihanganisha. Ubundi umunsi w'ejo wanyu kuri wowe batubwiye ko wari uhari wari mwino santere ariko nanone mukavuga ngo nta mvura nyinshi yaguye, byagenze bite kugira ngo habe hamanuka isura imeze gye? Nge ntuye hano iwanjye ni hari. Yego. Mu masaha yo mu masaa 6 imvura yarakubye ubu kuko twe ntago uze kugira ureba imbere gucya. Ntago imvura yigeze kuba kuko twari twaranayibuze. Ariko noneho mu kuyibura tubonye imvura ikubye turavuga tutari ko mana we wakora imirimo koko imvura ikaboneka. Igico kiba kirakubye imvura ibiraguye n'imiyaga myinshi mu kugwa ntago haguye imvura nziza. Haguye imvura ikabije iza ikuraho. Ubwo harabanje hagwa imvura nkeya ndavuga ati hagwamo n'umuyaga hazamo n'urubura. Yego. Kubera ko hano iwanjye hari umureko ufata amazi inzu zanjye urimo hagati mu nzu. Yego. Ngiye kubona mbona umureko umenya amazi. Umenya amazi ndavuga nti ngaho amazi yarenze umureko. Ndavuga nti ko ari njye urahanjye nyine n'ibintu byari birimo, mbona n'utugori twari duhari turarerembye, mbona n'udushyimbo nari ndimo gutoranya tw'imbuto turarerembye. Amazi yese agusanga mu nzu? Kuko umureko urimo mu nzu hagati y'amazu n'iyindi. Yego. Ubwo ndavuga ati yemwe nanuru twanguye. Ndavuga ati imvura itansinda muri iyi nzu ngenyine. Kinga igipangu sohokera hano ku irembo, nkigera ku muryango nkingura mbona hano hose ni muri Nyabarongo. Wari uri mu nzu utazi n'ibyabereye? Handa numvaga ko ari imvura iguye isanzwe. Yego. Ubwo ndavuga ati mpita nkubitaho agatima kuri uno muturanyi nyine wahuye n'ibiza. Yego. Inzu ye yagiye nuko twuzukuru twe tugapfa nawe akaba ari kwa muganga. Yego uze kongera. Ariko mana we ni Solange ubu ngubu baragiye n'ababana. Ndi njyenyine nta wundi muntu twari turi kumwe. Yego. Mbona abantu bari kwirukanka nanjye ubwo nirukanse gutyo muri iyo mvura. Turi gutabara nyine hano hose hari amazi, nambaye bote. Yego. Turashakisha turavuga tuti
turababona se ntitubabona ubu se bagiye muri kadiridimba mbese imitima yari yatubanye myinshi. Yego, mu magambo mbwiye uragira uti nkisohoka mu nzi wanjye nahise ntekereza kuri Solange ndetse n'abuzukuru be. Ese Solange aho yaratuye hari hegereye hamanukaga uyu muvu? Amazi. Hamanukaga amazi, aya mazi y'uruhuru rubona yanyuraga ku iruhande rwe. Kuko iyo imvura yagwaga n'ubwa kabiri, ubwa mbere imvura yaraguye irakubita amazi n'ubundi arinjira. Yinje mu nzi we. Imunzi we. Kwa Solange. Utuntu udusafuriya, udusahane, udukoresho, metera, uturingiti. Byose biragenda ariko ntihagira umuntu. Ntago ari ubwa mbere ntango ari nge umutima ukubitaho. Ndavuga intu we ni Solange n'ababana. Yego. Niyo mpamvu umutima wanjye wahise ukubitaho. Bitaniruka gutyo muri iyo mvura nsanga n'ubundi byarangiye. Wese uzamuka kwa Solange? Aya matafari naye y'inzu ye. Aya ngaha duhagaze. Ibi byose. Ubwo rero nuko ngewe nuko twakomeje kubibona nuko. Nkawe nk'umuturage wo mwino karitsiye ahangaha byabera haduhagaze. Ese mu magambo mbwiye ko kwa Solange atari ubwa mbere inkangu yari hateye, bwa mbere yaje gatwara amasafuriya ndetse n'utundi dukoresho twari turi mu nzu. Ese ubuyobozi bwanyu bwahangaha ntago bwigeze bwabegera ubumubwira ati utuye ahantu habi, ntago bigeze babaganiriza? Rwose pe ntago icyo kibazo abayobozi si nubundi azaturengera twese. Bibasigira irihe somo nk'abaturage mutuye ahangaha? Nibyo ndi kubibona ko ni munsi y'imisozi, urabona ko mu gihe imvura gihe cyari cyo cyose imvura yagaruka n'abasigaye ishobora kuba yabagiraho ibyago. Bibasigira irihe somo nk'amwe? Gusa ibi bituberaho kwiga. Umuntu afite ubushobozi bwo kuba yagira ahantu n'ubushobozi, ariko twe turi abaturage kandi nta n'ubushobozi dufite. Yego. Dufite ubushobozi hano twahimuka kuko n'ubundi tuzahasiga agatwe. Ubwo nimba leta igiye kudutekerezaho izadutekereze. Icyo nicyo nashaka kubaza nkawe nk'umuturage, ni iki kintu mwisabira ubuyobozi bwanyu ndetse na leta yacu, kuko leta ubwayo iba hafi abaturage? Ni iki mwakisabira ubuyobozi? Rwose leta ikintu twayisaba, kuko hano nimba bibaye kabiri, ubwa gatatu, ubwa kane noneho bizaza bidukukumba. Leta ya tureberera nk'abaturage bayo, ikareba nk'ahandi hantu ishobora kuba yadushyira hatari muri iki gishanga. Reka tugushimire kandi tukubwire ngo mukomeze kwihangana. Yego, tugusanze ahangaha uri kugenda ufasha abantu bamwe, abatekinisiye bakora mu bijyanye n'amashanyarazi, ugenda ubafasha kuba bakuraho isinga. Ese iyi nkangu yabaye inahangaha yaba yageze no ku mashanyarazi? Ubundi ndagira ngo umbwire imvura ejo byagenze bite kugira ngo tuhaze kuvamo abantu bamwe bahasiga ubuzima? Amashanyarazi turi kubona ko muri kugenda mukuraho isinga, byagenze bite umunsi w'ejo bundi? Watangira utwibwira. Murakoze cyane, nitwa Mugisha Thomas. Yego. Ntuye hano hepfo uruhande rw'akagari. Urabona nanjye ni hafi nyine mu bintu by'ibiza. Yego. Ejo nka nimugoroba twabonaga imvura yakubye itari cyane. Tugiye tubona igicu gisa n'igihinduka. Haza inkuba, haza urubura rwinshi cyane. Hari nko ku masaha yasangahe? Hari nko ku masaha ya saa saba z'amanywa. Imvura iragwa nyinshi cyane. Yego. Ariko tukagira ngo nyine ni ibisanzwe. Noneho hariya haruguru ubona hariya ku gateme ndi ahantu hari umubyeyi ufite abuzukuru babiri, batatu plito. Yego. Bari ngo abuzukuru bari muri saro, umubyeyi ari mu cyumba, ari kumwe n'undi mugabo nawe waje kugama. Yego. Ubwo ngo bagiye kumva bumva ibintu birimo biramanuka byinshi cyane birakubita bihitana inzu, bagiye kubona inzira agiye. Umubyeyi bamusanze hepfo, umuhungu nawe bamusanga hepfo, inkangu yabatwaye bari hepfo cyane. Yego. Ubwo turajagajaga imvura ihitutse. Imvura yahise nka sangahe? Imvura yahise nko mu masaha 10 Yego. Gutyo z'umugoroba. Tubona
abantu bati umubyeyi aragiye runaka yagiye bamusanze hepfo bahita bamujyana kwa muganga bati noneho yari ari kumwe n'abuzukuru babiri n'umwana w'umuhungu dusanga yafashe ku giti arimo aratabaza nawe bamukuramo. Umwana w'umuhungu we yari ari mu kigero cy'imyaka ingahe? Ni umugabo no wari wugamye. Ni umugabo byaye nkarimo. Yego we yari yugamye. ubwo ni dusubiye inyuma ho gato, imvura yasanze hari abantu bari mwiriya nzu, hari abuzukuru batatu na nyirakuru n'umugabo wari wugamye. Yego ubwo bari abantu batanu mu nzu. Yego twabashije kubona umwana umwe ariko nawe yitabye Imana. Bari abana b'imyaka ingahe ugereranije? Imyaka 4, 3 wenda n'ibiri. Bose barabuzukuru b'uwo muntu. Bose bitabye Imana. Bari abana b'abakobwa be babiri. Umwe yari afite babiri undi afite umwe. Yego nuko twabashije kurohora uwo mubyeyi. Abana yari afite nk'imyaka ingahe? Yari umukecuru nyine ufite abuzukuru batatu nawe uramwumva. Yego nuko turamurohora we babasha kumujyana kwa muganga bamuha ubutazi bw'ibanze, tukomeza gushakisha tubona umwana umwe nawe yitabye Imana, nawe arabonetse abandi tubabonye mu gitondo. Ubwo ku mugoroba mwabonye babiri buhitabwira. Mwabonye babiri buhitabwira. Twabonye uwo muhungu wari uri mu giti, tubona n'uwo mukecuru n'umwuzukuru umwe yitabye Imana, ariko umukecuru ariho n'uwo mugabo ariho. Ngaye muri gushaka ku mugoroba? Twagejeje nka saa 12 n'igice saa 1. Saa 12 tubona butangiye kwira telefone zitagikora kubera nta muriro. Kuko umuriro bahise bawukupa kubera amapoto yari yaguye. Yego ibintu ubona bimeze nabi. Byarangiye rero ubwo yego mu gitondo saa 10 tubyutse kare yego tujya mu bishanga kuvuruka. Ndagira ngo uze kumbwira nkuko twabibonye hano ruguru, nabonye ko ese ruhurura yari yihegereye yacaga iruhande rw'iriya nzu, byari bimeze bitenge kuko nkuko mpageze mbonye ko hose ruhurura yaje ikamanukana inzu ndetse n'imyaka yari ihari yaba inyuma. Byatangiye bimeze nk'agasoko. Akantu kameze nk'agasoko kaza n'utuzi duke nyine agaferege gato cyane, wabonaga nyine akantu bona ari akantu ubona kameze nk'ahantu amazi yaje ariko make, ubona bidateye ubwoba. Bwa mbere naho haza akantu k'agakangu gake gacama, ariko ubona ko kari kegereye inzu ho. Yego tubona nyine ni ibintu bisanzwe, ariko yaje kumba, ubona ari ibintu biteye ubwoba. Dufite n'imirima ruguru yo hose uburimo uracamo, twari dufite intoki, nugucamo habaye nka kaburimbo. Ni ibintu bikaze cyane. Abantu bari ahangaha muri karitsiye babona inzigiye, ese ndagira ngo uze kumbwira ukuntu inkangu iza nkawe nk'umuntu utuye mwino karitsiye ufite ishusho yuko byagenze. Hari inkangu iza ukabona inzu ivuye hasi iragiye, hari no kuba inkangu yaza ugasanga wenda ni igikuta kimwe kivuyeho cyangwa se amazi yinjiye mu nzu. Ni inkangu yari iteye ite, yari ifurumyute? Yari inkangu iteye ubwoba kuko yaje yo ifata inzu yego yose, urabona uko inzu imeze, itwarana n'ibirimo byose n'abantu n'ibintu. Kuva muri cyaziye rimwe azara amazi yakoze urukuta, yego azahita aterura ahita ajyana byose nta kintu kimwe gisigaye. Kiretse agapfundasiyo no kurabona ko hameze nka kaburimbo. Yateruriye rimwe ntago ari amazi yaje anyenyereza. Oya yaziye rimwe kubitinza ahita ajyana. Ni urumvikana ko n'amazi yaje ari menshi. Ese mu misozi ndagira ngo umbwire, mu misozi yahangana imisozi iteye ite kugira ngo habe haturuka amazi nkayo ngayo? Urumva ko yari amazi menshi cyane aze ibe yajyana inzu yose. Urabona ni imisozi guhera ruguru aha ni mu kagari ka Rusave, hari akagari ka Bunyetongo ruguru, yose ni ibintu by'imisozi. Urabona nk'aha ni ikibaya, uyu ni umusozi n'uriya n'undi, hasi aha ni ikibaya. Kuva mu bugari hari akagari ka Bunyetongo, hari akagari ka Rusave, guhera aho hose ni imisozi. Ubugari bubiri bwose ni imisozi. Ubu hano ni hagati y'imisozi, ni hagati y'imisozi n'indi. Urabona niyo mpamvu ubona niba duhinze hano mu kibaya, urabona ko ari ikibaya kiri hagati y'imisozi. Ntago mwigeze mwaganira n'ubuyobozi mu bube bwababwira ko aha hantu hashobora kuzaba habateza inkangu cyangwa se muri munsi y'imisozi hari ukububwirinzi mwajya mugira? Oya, n'ubwa mbere byari bibaye, ubona biteye ubwoba. Ntago abayobozi bigeze batubwira ngo twimuke, bari batarabibona nayo inkangu imeze gutyo. Yego mu gitondo ndagira ngo hangeze mu gitondo cyo kuri uno munsi, abana bandi babiri mwaje kubasanga he? Abana babiri
umwe twamusanze yafashwe epfo ahantu hahinze ibisheke, hafashwe hagati y'ibisheke. Yego. Ubundi bamusanze yarenze ikiraro, tugiye kugera hafi ya Rwinkwavu. Za Rwinkwavu. Tugiye kugera Rwinkwavu mu kagari Kambarara. Mu murenge wa Rwinkwavu. Bose mwasanze bitabye Imana. Bose bari bitabye Imana. Hawe nk'umuturage wari uhari muri rusange abantu bitabye Imana kandi ndumva ko watohoje amakuru yose ni abantu bangahe? Hano ni abana 3. Yego. Hari n'ahandi ruguru aho bita mu mudugudu wa Kinyinya. Aho ngimvura yasanze abantu bafatira mu nzira b'abagabo 3. Yego. Nabo bitaba Imana. Nabo imodoka z'ibitaro bya Rwinkwavu zagiye kubatora nimugoroba muri iyo saa 12. Yego. Ubwo bari bitabye Imana, sinzi bari n'undi mwana nawe bari batoraguye, niba ari byo, ariko we ntago namubonye, ariko wowe abo twabumvishije kare. Ariko byumvikana ngo harimo n'undi mwana nawe ngo wari watashye kare, ngo abonye imvura igorera avuga ngo babone hafi. Yego. Niba ari byo koko, niba atari byo ntago nabikurikiye neza ngo mbimenye. Ariko abo bagabo bo bari bavuze ko imirambo iryamye ku gasoko ka Kinyinya. Yego. Abagabo 3. Mwaganiriye n'ubuyobozi, ese ubuyobozi bwabahumurije, bababwiye iki nk'abantu bamwe babuze? Ni kubona ko hari imyaka yagiye igenda, hari n'ababuze abantu babo, ubuyobozi bwabaganirije iki? Ubuyobozi bwahereye nimugoroba buhari, ari ubw'akagari, ari ubw'akarere, umuyobozi wa polisi y'akarere. Yego. Yarahari nimugoroba, na gitifu w'umurenge bakomeje kutubwira ngo twihangane, abatwawe n'inkangu bafite amazu yagiye atwarwa. Gitifu arababwira ati muze mushaka kuntu ahantu mwaba mbakodeshereze. Yego. Mbese ubuyobozi bubafashe bukomeze kubitaho, abadafite icyo barya murebe ukuntu mwarya. Yego. Abadafite udusafuriya, nuko gitifu nimugoroba yarabirimo w'umurenge byose yarabikemuye nta kibazo. Yego. Ni byago byabaye ahangaha, ariko nawe nanone nk'umuturage utuye ahangaha, ese bibasigira irihe somo? Bibaha irihe somo kuba mwaba mutuye ahantu nk'ahangaha, n'ibyo ni munsi y'imisozi? Ni iki bibasigira ibintu nk'ibi ngibi? Bidusigira isomo ryo kudatura ahantu nk'aha. Yego. Hashobora kuba hatwara ubuzima bw'umuntu. Nk'umuntu waba bishoboye rwose, tubonye nk'inkunga kwanza. Yego. Urabona nanjye niho ntura, urabona ko ahantu ari habi. Umuntu aramutse abonye inkunga, urabona kubaka, ufite abana, uhira ishuri, urabona n'insina zagiye n'ibyo kurya byagiye, uhita utangira uvuga ngo kubaka wimuka aho hantu. Nibyo pe, nta muntu mukuru wagatuye ahantu hatwara ubuzima bwe. Yego. Ariko bibaye byiza tukabona inkunga, natwe twahimuka tukajya gutura ahantu heza. Yego. Ese wowe ubwawe utuye ahangaha nk'uko wabimbwiye, nawe hari amasina yawe yaba yagiye cyangwa se imyaka? Ubu niho nturutse, habaye nk'umuhanda wagira ni kaburimbo, insina zagiye. Yego. Ibitoki, ibishyimbo bamwe bari baratangiye kubiba, ibintu byose byagiye. Mbese ni imbuga, mbese ni nk'inzara y'imyaka 4 njye uko mbona. Imyaka 4 yose? Ni inzara y'imyaka 4, kurabona ngo gufata nk'ahantu kazahatera insina, ugafata umurima ukawemfura mukazongera kuba umurima, ni ibintu bigoye. Reka tugushimire kandi tukubwire ngo mukomeze kwihangana, yaba wowe ndetse n'ababuze ababo ndetse na buri umwe wese utuye ahangaha. Murakoze cyane.